उल्टा पानी अब आगे लग रहा है tumenyereye ko muri Afrika ubundi imyigaragambyo ari utuntu twacu ari nabyo bintu twihoreramo intambara zidashira ndetse n'ibindi naho byototeye bwota amasimbi ubu turi kuvugana muri Nepal bamaze gukuraho umuyobozi nakwita nka president cyangwa se president w'igihugu cya Nepal nyine bakaba bamukuyeho abandi bayobozi barimo nk'abaministri ndetse na bamwe abayobozi bakomakomeye bakaba bakuyeho ndetse bakabakorera ibyafurambi babakuramo imyenda kubakubita no kubakurubangana mu muhanda wa kaburimbo n'ibindi byinshi abandi bo bakaba bahasize n'ubuzima muti bimeze guterero iyo video dutangiranye ngira ngo murayibona ku munsi w'ejo mu masaha y'isa 6 z'inaha zishyira saa 7 nibwo humvikanye urusaku rwinshi cyane mu gihugu cya Nepal ndetse inkuru nyinshi ibitangazamakuru bikomeye byo ku isi bitangira kwandika inkuru bavuga ko muri Nepal hatangiye imyigaragambyo ndetse idasanzwe ubundi iyi myigaragambyo rero nkuko mubizi yatangiye n'abagenzi cyangwa se generation Z nkuko mwagiye mubimenyera cyane mwabimenye hano mu gihugu cya Kenya ubwo bamenyaga abagenzi cyangwa se nk'ababisigisekuru cya nyuma nyine bakora imyigaragambyo bityo izina genzi rigafata rikagera ku isi hose rero abagenzi nibo batangiye imyigaragambyo bitangira kuri murandasi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati igihugu cyacu kirakeneye yewe dore n'imisoro imiyoro n'ibiki byose byarazamutse ubundi reka manze nkwibutse ko iki gihugu cya Nepal ari igihugu cyari gikize cyane ku isi ari n'igihugu cyari gifite ubukungu dore ko kiri munsi y'igihugu cy'Ubuhinde ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa ariko akaba ari igihugu bundi cyari gikize cyane ni igihugu cyari gikize uburyo cyazaga mu bihugu bikize ku mugabane kiri munsi y'umugabane w'Uburayi ariko mu minsi ishize rero iki gihugu kikaba cyarasubiye inyuma mu bukungu ibintu byose biragwa ese amafaranga n'ibindi byose bisubira hasi kubera ngo ubona kwita nka president cyangwa se uwari ubahagarariye dore ko icyo gihugu kitagira president ahubwo cyagifite nyine nk'umuministri akaba ari nawe nakwita nka president ari nawe uyoboye igihugu ariko hakaba hari abamugenzura ari nabo bafata ibyemezo mwiyo nteko ishinga amategeko y'igihugu cya Nepal umunsi w'ejo rero nibwo genzi cyangwa se ababisigisekuru cya nyuma nkuko bisi nyine bagiye mu muhanda barigaragambya benshi abaturage benshi bose biraye mu muhanda barigaragambya ariko reka turebere hamwe icyabiteye no kugira ngo bigaragambye ese byatangiye gute niki cyabiteye byatangiye rero nkuko mubyumvise ubundi byatangiye kubera igihugu cyasubiraga inyuma mu bukungu ndetse n'ibindi bintu ariko imbarutso yo kugira ngo genzi cyangwa se bamwe mu gisekuru cya nyuma birare mu muhanda ndetse bitere n'abakuru kujya mu muhanda kugira ngo bajye gukuraho uwo perezida wabo ubundi byatangiye bajya kwigaragambya bisanzwe banasaba uburenganzira bwabo ko igihugu nyine cyakongera kikajya mu murongo ariko perezida ntabyumve yewe bamwe mu baperezida n'abayobozi perezida wabo n'abandi mu bayobozi ubundi bavuga ko bibereho neza mu mashato barya neza nta kibazo ngo bifite ibyo twari dusanzwe tuzi muri Afurika ariko bikaba byarageze no muri Nepal ariko rero abaturage bo bakaba babayeho nabi amazi ibiki byose bikaba ari ikibazo muri iki gihugu cya Nepal byose rero byatangiye bajya mu muhanda bigaragambya gake nkuko mubizi bitangira ariko noneho babibonye gutyo mu rwego rwo kubaha igihano bafunga imbuga nkoranyambaga zirimo WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ndetse na YouTube zino mbuga nkoranyambaga twese dusanzwe tuzi bakimara kuzifunga nibwo rero batangiye ndetse yewe babafungiye na internet by'umwihariko ku buryo nta na internet yari igikoraho mu gihugu
cya Nepal, ariko abayobozi bo bikavuga ko bari bafite internet yabo nyine idakoreshwa na satellite cyangwa se satellite rusange. Rero bakaba baragumye ku murongo, ariko igihugu cy'ubwacyo kikatirwa internet. Rero bakimara kubibona gutyo bahise birara mu mihanda bajya ku nteko nshinga amategeko cyangwa se ku nzu zabo nyine bakoreramo inama, barayitwika, bajya mu badepite batwika inyubako yaho, ndetse burira n'ingoro cyangwa se inyubako perezida wa Nepal yabagamo nayo barayishumika irakongoka. Bityo perezida ahita yigira kuri televiziyo havuga ijambo avuga ko yeguye, ahamagaza rutema ikirere arigendera, tutaramenya amakuru yaho yerekeje. Ibi rero biraza bishimangira ko perezida wa Nepal yamaze kweguzwa, bamwe mu baminisitiri n'abandi bayobozi bose bakaba bamaze kweguzwa, ariko bo bakaba baranakuweho nabi dore ko babasanzemo imbere maze barabafata mpiri, bagenda bakurumangana mu muhanda, yewe mu mavideo yacishikanye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa murabibona, babakurubanganaga bambaye n'imyenda y'imbere, abandi babakuyemo imyenda yose, banabakubita bababwira ati ni gute mujya ku buyobozi ariko abaturage bakagumya babayeho nabi imyaka irenga 3. Ibyo byose rero n'amakuru menshi tujye kuza tubagezaho arambuye yerekana uburyo iki kigo cya Nepal byari bimeze binifashe nkuko ubu ngubu bimeze. Ese noneho meze gute ubu ngubu? Ni amakuru menshi kuza tubakurikiranira maze tukaza kuyabagezaho mu nkuru irambuye mu kanya. Nitwa Mpinga John Peter Sefuga, kuba ni Mpinga Empire. Ukunze ibyo dukora rero ukande subscribe, fungure n'inzogera, ukande like na sharing kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nge nakagaruka ngaruke mu kanya gato mbabwira ibyo muri Kongo naho uko bimeze no mu Burundi, dore ko naho ku munsi w'ejo bitagenze neza. Bye bye.